Turabasuhuje mwe mwese mukomeje kudutega amatwi kuri Chris Dona TV. Uyu ni umwanya w'ikiganiro tugiye kubagezaho kuri Pi Network. Tugiye kubagezaho ibintu bitandukanye mukwiye kwitondera kuri Pi Network kugira ngo umunsi Pi Network yasohotse cyangwa se yatangiye gukoreshwa ku gaciro kayo, buri wese azaba afite uburyo bwo kungukira mu mushinga umaze igihe akora icyo bita mining cyangwa se ubucukuzi bwa Pi Network cyangwa se ifaranga ry'ikoranabuhanga. Ikintu dushaka kubabwira nuko mukwiye kwitonda kuko muri iyi minsi haje abajura, abamamyi bitwikiriye ikoranabuhanga bakabasha gutwara amapi yanyu. Bishatse kuvuga iki? Hari icyo twita passphrase. Passphrase ni nk'umubare w'ibanga, tuvuge wenda nko ku bakoresha mobile money cyangwa se banke cyangwa se ubundi buryo bwo kwizigamira amafaranga cyangwa se kubika amafaranga mu buryo runaka bw'ikoranabuhanga cyangwa se buri physical mu buryo bwa banke, mobile money, Airtel money n'ibindi. Ni ukuvuga ngo passphrase twayigereranya nk'umubare w'ibanga dukoresha kuri banki se cyangwa se kuri mobile money se cyangwa Airtel money cyangwa se ubundi buryo umuntu yabikamo amafaranga cyangwa se passphrase ni nk'uko waba ufite donc nk'ikofi irimo amafaranga akaba ari wowe uzi aho iherereye. Twagiye tubabwira kenshi ko iriya passphrase ni wowe wenyine uba ugomba kuyimenya. Iriya passphrase ni wowe wenyine uba ugomba kuyimenya kubera yuko niho abamamyi bashobora kukwibira amafaranga mu gihe watangiye kuyitagaguza cyangwa se uyibwira abantu batandukanye. Hari n'igihe uba ufite ibintu uba ukwiye gukora kuri Pi Network account yawe ariko ugasanga nta bumenyi ubifiteho se ntabwo bisobanukiwe, bikaba ngombwa ko wajya kureba umuntu ugufasha cyangwa se ugukorera ibyo bintu muri account yawe ya Pi Network, cyane ko twabonye ko hari steps nyinshi cyane cyangwa se ibyiciro umuntu aba akwiye gukora kugira ngo yizere ko ari mu mushinga neza ndetse akwiye nawe gutekerezanya n'abandi igihe bizaba byiza ko abyaza umusaruro Pi ziwe. Rero ushobora guha umuntu ngo kugukorera KYC se, kugukorera ama verification, kuguhindurira bimwe mu bigize konti yawe wenda bidasobanutse neza, noneho bikarangira umubwiye na passphrase mbese wamwizeye. Icyo gihe abaye ari umuntu wizeye ariko mu by'ukuri ubwe atari umwizerwa cyangwa se ari umugizi wa nabi, ashobora gukoresha iyo passphrase yawe cyangwa se uwo mubare w'ibanga w'amapi yawe ya wallet yawe. Ni ukuvuga ngo wallet ni ikofi, ni nk'uko twavuga ikofi yawe uba ufite, noneho akabasha kugutwarira izo za pi zawe ukazisanga nyine byararangiye nta n'igaruriro. Ni ukuvuga ngo passphrase ni umubare w'ibanga wa wallet yawe. Wallet ni ikofi. Ni ukuvuga ngo uramutse uwutakaje biba birangiye kuko baba bafite access yo kugutwara za pi zawe. Urugero ni nk'uko waba ufite banke izi banke tuzi wenda se BK, Equity, Koje Bank, I&M Bank, noneho ukaba ufite umubare w'ibanga, noneho ukajya kuri banke yawe ukabikuza amafaranga. Icyo gihe niba ubikuje amafaranga ukayashyira mu ikofi ukigendera kubw'umwaka cyangwa se for a certain circumstance, ya kofi yawe igatakara. Iyo itakaye umuntu akayitoragura, birumvikana amafaranga aritwarira. Icyo gihe keretse uwo muntu yakubonye uyata akaba ari umuntu mwiza akavuga ati utaye amafaranga cyangwa se utaye ikofi, ariko ubundi bitagenze gutyo uba watakaje amafaranga. Icyo gihe nta yandi mahitamo, nta n'ubundi buryo bwo kubona ayo mafaranga buba bugishoboka, biba byarangiye. Ni nk'icyo gihe rero
igihe waba watakaje passphrase ya wallet yawe muri Pi Network muri uyu mushinga, icyo gihe ibyo biba birangiye. Ariko wa team ari abahanga ndetse n'abahagarariye uno mushinga wa Pi Network, nta muntu n'umwe uba ufite ubushobozi bwo kukugarurira passphrase yawe cyangwa se Pi zawe mu gihe passphrase yawe wayibwiye abantu cyangwa se hari abandi bantu bayimenye bakagutwara izo za Pi zawe, biba birangiye. Nta kindi gihe uba ushobora kubona za Pi zawe zarangije kuva kuri wallet yawe. So rero ni ukwitonda mu byo dukora byose muri uyu mushinga dukora, tukazareba ko natwe bibyaza umusaruro ndetse tukabasha kujya mu nzira njyabukire nk'uko uno mushinga upanze. Rero nagira ngo mbabwire yuko ubu ngubu abahakazi cyangwa se abantu b'abajura biba abantu bakoresheje ikoranabuhanga barakataje cyane. Bakataje gute rero? Ni ukuvuga ngo hari ukuntu wenda ushobora kuba uri ku mbuga nkoranyambaga, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Twitter, mbese zino social media, meme ushobora no kuba uri no kuri internet bisanzwe. Haje abantu batanga amalinki, ukajya kubona ukabona hari nka linki cyangwa se nk'ibintu bivuga kuri Pi Network, bivuga kuri uyu mushinga nyine, ukabibona kuri Facebook cyangwa se izo social media, noneho ugakandaho ukabona bari kuvuga ibintu bya Facebook, noneho bakakujijisha bakubwira ngo hari ibintu runaka gutya na gutya muri Pi Network ukwiye gukora, noneho bikazageraho bakubwira ngo wuzuzemo passphrase yawe. Ukiyuzuzamo shwi ukazajya kubona ukabona kuri wallet yawe nta kintu kibereyeho. Icyo gihe nta n'umuntu wagufasha kubigaruza, ntibinashoboka. N'aba bashyizeho uno mushinga bakubwira ko ntacyo babikoraho kuko biba byarangiye. Mu by'ukuri rero ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se zino telefone zigezweho za smartphones, internet, ni ukwitonda tukabavijira, kubera yuko niho abamamyi, abajura no kwikoranabuhanga badutekera umutwe bakatwiba, mbese ugasanga ntabwo ibintu bigenze neza. Ikindi ni uko hari abantu bitiranya uno mushinga nk'umushinga uzatanga amafaranga ejo, nubwo kuri ubu ngubu hari za exchange zibaho, ugasanga abantu bakora transaction nyine bakazigurisha. Ariko mu by'ukuri iki ntabwo ari cyo gihe cyo kuba umuntu yarya Pi ziwe, kuko uyu ni umushinga mugari ukiri kubakwa. Bari kubaka systeme nyinshi zitandukanye zikomeza uno mushinga kugira ngo uzabyarire inyungu abawukoze. Ni umushinga kandi w'igihe kirambye kiri imbere, uzateza imbere abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi mu buryo uzahindura ubuzima bw'abantu bugahinduka mu buryo bugaragara. Rero niyo mpamvu nababwira nti nimukomeze kurya izo Pi zanyu ngo muzigurishe kuri makeya, ahubwo mwihangane mukomeze mu mushinga. Ikindi kandi uno mushinga uracyakomeje, haracyari amahirwe ko umuntu ashobora kuzana undi muntu mushyashya. Ushobora kubwira n'inshuti yawe nayo ikinjira muri uyu mushinga bigishoboka, agatangira akamayininga, agakurikira step zose, akazakora KYC kugira ngo nawe atazacikanwa n'aya mahirwe. Uyu ni umushinga ukomeye cyane uzahindura ubuzima bw'abantu. Hari abantu benshi twabibwiye baramayininga bageza bati ibi bintu ni scam, barabireka. Hari abandi batabiretse ariko usanga batabyitaho, batakimayininga. Ibyo ngibyo ni bibareba. Ariko wowe icyo ugomba kumenya yuko ukwiye gukomeza ukamayininga, ndetse ukareba ko bya bintu byose umuntu asabwa gukora yabyujuje, birimo gukora verification, birimo gukora KYC, birimo gukora Facebook verification, email verification, phone number verification. Ukajya ureba yuko
akawunti yawe ifite umutekano, password nta wundi muntu uyizi, yaba hari uyizi ukayihindura, ndetse na KYC ukamenya ko wayikoze neza, yabaye verifiye, yabaye verified. Niba ufite abantu wagiye utumira muri uyu mushinga, ugakomeza ukabashishikariza ababishoboye, abafite ubushake bagakomeza bakamayininga. Icyo gihe iyo watumiye abantu benshi bamayininga, bagakurikiza amabwiriza yose na step zose, bagakora KYC, bakaba bari mu murongo mwiza, bikongerera rate, icyo bita mining rate cyangwa se payi wemerewe mu gihe umayininze. Ariko mu gihe utanabafite nabyo ntacyo bitwaye komeza kumayininga ku giti cyawe, nta kibazo rwose, kandi ubu uzarya payi zawe umeze neza. Ikindi kandi payi network hari igiciro cya nyacyo kizaba gihari mu myaka izaza ku bantu bazaba bataragurishije payi zabo ku mafaranga makeya cyangwa se ku biranguzo. Icyo giciro kizashyirwaho, abenshi muranakizi, nubwo bamwe benshi baba banapinga, ariko nta wamenya uyu mushinga uracyiyubaka, uracyakorana n'amakampanizi menshi cyane, uracyakorana na sosiyete nyinshi, uracyari kubaka sisiteme nyinshi kandi ziri strong. Rero birashoboka cyane ko uyu mushinga abantu bawutekereza uko utari, kandi hari igihe uzatanga umusaruro. Ikindi kintu nababwira ni uko ikintu bita lock-up nkwiye kukibibutsa kugira ngo mukiteho, kuko lock-up muri iyi minsi ngira ngo murabona yuko mining rate yagabanutse. Kera no mushinga ugitangira washaka kumayininga rimwe gusa ukabonye payi nk'icumi, ariko ubu ngubu kugira ngo ubone payi nibura imwe bigusaba hafi ibyumweru 2 ukwezi kugira ngo ubonye payi imwe. Rero urumva ko mining rate yaragabanutse. Mining rate yaragabanutse kubera yuko umushinga uri kugenda, sinatinya kuvuga yuko no mushinga rego ushobora kuba uri kugenda ugera ku musozo, hagiye kuzakurikiraho igihe abantu bazaba batangiye kubenefitinga cyangwa se batangiye kubona umusaruro w'ibyo bakoreye muri iyi myaka ishize uno mushinga utangiye. Rero niyo mpamvu isaha yo kumayininga mukwiye kuyubahiriza, mukamayininga ndetse mugakora ibintu bishoboka byose kugira ngo murindire umutekano akawunti zanyu, no kongera rate aho bishoboka. Ariho ushobora no gukora icyo bita lock-up ya payi zawe kuri wallet. Lock-up ushobora kurokinga up ku myaka 2, imyaka 3, ariko nagira ngo mbabwire yuko iyo utanabikoze sisiteme yo ubwayo igera igihe ikagukorera lock-up y'imyaka 3, kandi ikagukorera lock-up ya payi ishaka mu gihe waba wabyikoreye. Payi zawe zose uko wazipanze, pourcentage runaka ushaka kurokinga, birakunda cyane. Ariko wenda ngana ku musozo, icyo nababwira cyo mukomeze uyu mushinga, ni umushinga rwose mwiza cyane uzabyara inyungu, kandi murinde umutekano wanyu wa wallet zanyu kugira ngo utazisanga wahombye, wararuhiye ubusa umwanya na internet yawe watakaje ukandaho bikaba byapfuye ubusa, mbese ukaruhira abandi batagize na kimwe bakora kugira ngo biteze imbere muri uyu mushinga. Rero nagira ngo mbibutse yuko iyi channel yitwa Chris Dona TV. Aha niho ducisha cyane cyane amakuru yibanda ku mishinga itandukanye ibyara inyungu, cyane cyane iyi payi network. Uyu mushinga tumaze imyaka isaga 6 dukora kugira ngo tuzarebe ko natwe twazivana mu bukene. Iyi rero ni channel yanyu, ni channel yacu, twese tugomba kujya duhuriraho. Niba hari ikibazo ufite ushaka kugishyira muri comment, niba hari inyunganizi ushaka kuyishyira muri comment, niba hari icyo ushaka twagufasha ushaka kubyandika muri comment. Message zanyu ngenda nzinyuramo umunsi ku munsi kugira ngo ndebe ko hari icyo twabikoraho. Ubwo rero
ubwo rero nifuza yuko twajya tubana umunsi ku munsi, ndetse niba hari n'undi muntu uzi ukora mayiningi cyangwa se uba muri uyu mushinga, ukajya umusangiza bino biganiro kugira ngo nawe atazacikanwa, cyangwa se hakagira abamami bamusikama bakamutwara payi zabo. Ikindi nabibutsa ni ugukanda ahanditse subscribe. Hari ahantu hano kuri channel hano hasi muri kubona haba hari donc mu ibara ry'umutuku handitse subscribe. Ku bakoresha sisiteme y'icyongereza, ku bakoresha sisiteme y'igifaransa handitse s'abonner. Ukandaho ndetse ukandaho ukareba n'ahari akazogera ugakandaho, kugira ngo uko dushyizeho ibiganiro umunsi ku munsi ujye ubibona mu ba mbere, ndetse tuzagenda dufatikanya gusobanurirana no kugirana inama kuri uyu mushinga, kugira ngo hatazagira umuntu utakaza ibyo yakoreye mu gihe kisaga ino myaka yose tumaze muri uyu mushinga. Rero reka nsoze kino kiganiro.